ongera 1-2 twagiye. Okay, anta muragize umukino mwakinaga hano kuri iyi mikino y'agaciro irimo kubera ku Mumena. Umukino mutsinzwe ibitego 5 byapfiriye he? yangira ngo dutsinzwe ibitego 5 nkuko namwe mwabibonye. Kimwe mu bintu byatugoye cya mbere ni abakinnyi bavuye mu makipe atandukanye twagiye duhuza. Ni Sefu muri AS Kigali, no umusore bita Arsene uvuye muri Espoir, ni Brian wa Bugesera, nibo bwa mbere bahuye. Mu gihe bahuye n'ikipe imaranye igenda avuga ikipe Ageranga Batista, ni ikipe ubona ko bamenyeranye. Twebwe kimwe mu bintu byatugoye no kubera ko abakinnyi bashya nta myitozo bakorana, so byagiye bitugora muri ubwo buryo. Ikindi twatakaje abakinnyi bakina muri ikipe ya PL Football Club nyuma yuko bataje abakinnyi hafi 9. Abakinnyi 9 barimo Buregeya Prince, Placide, abasore ba Casemiro, abo bose ba Gilbert, abo bose ba Yannick ntago bigeze bagaragara. Ni bimwe mu bintu byadukomyemo gukora bituma dutakaza umukino. Twabonye Sefu mumunyuzamo mukana mukinisha kuri attaque n'umwanya dasanzwe akina. Igitekerezo cyari iki? Ya twagonzwe cyane no kuba tudafite umwataka. Twari dusanzwe dufite umwataka bita Bizimana Yannick kutaboneka byabaye ngombwa ko dufata Oze tumuvana kuri wing tumujyana kuri point, hanyuma Oze biza kwanga biba ngombwa ko dufata umuntu bita Niyonzima Olivier Sefu kuri experience kugira ngo byibura ajye gushaka ayo makosa turebe ko dushaka kuba twatera baro z'imiterekano kuko nicyo cyashoboka. Hanyuma dusoza iyi mikino irimo ifasha iki abakinnyi b'umupira w'amaguru bari muri vacances? Ni ikintu gikwiriye guhoraho, ni ikintu cyajya kiza buri mwaka? Iki kintu ni inyamibwa cyane. Reka nshimire byimaze abantu babiteguye barimo bita Makini. Ni igitekerezo cyiza cyane. Mu bindi bihugu bajya babikora muri Tanzania n'ahandi hatandukanye, aho kugira ngo abakinnyi bahugire mu bindi bitari ngombwa bitume wenda fomu zabo zisujya hasi. Byaba byiza abakinnyi muri ubu buryo birabafasha, harimo kuzamura urwo rukundo, harimo kurwanya ibindi abakinnyi bashobora kujyamo biri hanze. Ntekereza ko bigiye bigaruka buri mwaka byaba byiza cyane. Ni nayo mpamvu mbonera gusaba Ferwafa ndetse na Ministeri gusapotinga abantu bazanye igitekerezo kubera ko ari inyamibwa. Akoze cyane.